Imiryango imwe n'imwe ihora mu ntonganya. Ese wakora iki mu gihe uhora amakimbirane n'uwo mwashakanye? Ushobora kubona ko amazi yarenze inkombe kandi ko izo ntonganya zirushaho gufata indi ntera. Uretse n'ibyo, mushobora kuba mutazi ikizitera, ariko nubwo bimeze bityo murakundana kandi ntawifuza kubabaza undi. Muzirikane kandi ko kuba mutabona ibintu kimwe bitavuze ko mudakwiranye. Amakimbirane ubwayo si ashobora kubasenyera, ahubwo uko muyakemura nibyo bishobora gutuma mugira amahoro mu muryango cyangwa mukayabura. Reka turebe bimwe mu byabafasha guhosha amakimbirane mu muryango. Komeza kubana natwe ku rubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri. Icyo tugusaba ni ukora subscribe, ukiyandikisha, ugakora like, ndetse ibiganiro byacu ukabisharinga kugira ngo bijye bijya no ku bandi. Ikaze. Ni gute wahosha amakimbirane mu muryango wawe? Icya mbere, ntukihorere. Iyo usomye mu Migani umurongo wa 26 ibice 20 hagira hati: ahatari inkwi umuriro urazima, kandi ahatari umuntu usebanya amakimbirane arahosha. Uyu murongo utwereka ko burya ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Rero iyo mugenzi wawe agusembuye maze ntumusubize, bishobora gutuma acururuka. Ubwo rero ntukihorere mu gihe agushotoye. Rero kwifata bizagaragaza ko wiyubaha kandi ko wihesha agaciro. Jya uzirikana ko amahoro ariyo y'ingenzi kuruta kwemeza uwo mwashakanye ko ari we uri mu makosa. Icya kabiri, jya wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe. Iyo usomye mu Bakolosayi umurongo wa 3 ibice 12 handitse ngo: mwambare impuhwe zuje urukundo, kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Uyu murongo ugaragaza neza ko iyo uteze umuntu amatwi witonze, ntumuce mu ijambo kandi ntumukekere ikibi, amaherezo aracururuka, amahoro agahinda. Aho rero kumukeka amababa, ujye uzirikana ibyiyumvo bye. Nanone nakora ikosa bitewe no kudatungana, ntukagire ngo ni ubugome. Umuntu ashobora kuvuga nabi atabigambiriye, atagamije kwihorera, ahubwo bitewe no guhubuka cyangwa uburakari. Icya gatatu, jya ufata igihe ubanza utuze. Iyo usomye Imigani umurongo wa 17 ibice 14 haranditse ngo: ujye wigendera intonganya zitaravuka. Rero uyu murongo ukwereka neza ko nubona uburakari butangiye kuzamuka, bibaye byiza wakigendera ugahunga. Byaba byiza kandi wigende mu kinyabupfura kugira ngo ubanze ucururuke. Ushobora kujya mu kindi cyumba cyangwa ukaba utembera gato kugeza igihe uraba wumva utuje. Ariko ibyo ntibivuze ko ugomba guhimisha uwo mwashakanye guceceka cyangwa ngo wigire indyarya werekana ko nta kibazo ufite. Ahubwo uba ubonye umwanya wo gusenga Imana, wisaba kwihangana, kugira ubwenge ndetse n'ubushishozi. Icya kane, jya uvuga ijambo mu gihe cyaryo. Nusoma mu Migani umurongo wa 12 ibice 18 haragira hati: habaho umuntu uhubuka akavuga amagambo akomeretsa nk'inkota, ariko ururimi rw'abanyabwenge rurakiza. Rero uyu murongo utwereka neza ko burya kubwira mugenzi wawe amagambo amukomeretsa ko nta kindi bimara uretse kumukomeretsa, kandi bigatuma ibintu birushaho kuzamba aho kugira ngo bihoshoke. Rero aho kubigenza utyo, ujye ushakisha amagambo yacurutse uwo ukunda ukamugusha neza. Aho kumutekerereza, ujye wicisha bugufi umusabe ibisobanuro kandi umushimire mu gihe agufashije gusobanukirwa neza. Icya gatanu, jya wirinda gukankama. Nusoma mu Baefeso umurongo wa 4 ibice 31 haragira hati: gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gukankama no gutukana
bive muri mwe rwose hamwe n'ububi bwose. Rero uyu murongo utwereka neza ko burya umwe mu bagize umuryango ananiwe kwifata, mu gihe arakaye ashobora gusembura mugenzi we. Ku bw'ibyo rero ujye wirinda gukankama no gutukana nubwo waba wumva warenganyijwe. Nanone ujye wirinda amagambo nk'ayo ngo ntunyitaho cyangwa ngo ntujye unyumva. Aho kuvuga utyo ujye ubwira uwo mwashakanye icyakubabaje kandi ugerageze kuvuga utuje. Wenda ushobora kumubwira uti iyo ukoze ikintu runaka birambabaza, nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma umukubita cyangwa ngo umuhutaze mu bundi buryo. Nanone ntiwagombye kumuninura, kumutesha agaciro cyangwa ngo umuhohotere mu bundi buryo. Icya gatandatu, jya wihutira gusaba imbabazi kandi wikosore. Iyo usomye mu Migani umurongo wa 6 ibice 3 hagira hati, genda wicishe bugufi winginge mugenzi wawe umutitiriza. Rero uyu murongo utwereka neza ko udakwiriye kwemera uburakari bugutesha umurongo wawe ngo bukubuze kwiyunga na mugenzi wawe. Jya wibuka ko gukomeza guhangana ntacyo byabagezaho, ariko iyo ukemuye ikibazo mwari mufitanye mwembi murishima. Ubwo rero mu gihe havutse amakimbirane jya ugira icyo ukora kugira ngo uyahoshe, nubwo waba wumva ko nta kosa wakoze. Jya usaba imbabazi bitewe n'uko wagaragaje uburakari cyangwa witwaye nabi, nubwo byaba byakugwiririye. Nanone kubana amahoro n'uwo mwashakanye nibyo by'ingenzi kuruta ubwibone no kumwemeza ko ari uri mu makosa. Niba rero agusabye imbabazi ujye uhita umubabarira. Mu gice cya 2 turabagezaho ingingo ivuga ngo wakora iki ngo wimakaze amahoro mu muryango wawe. Ese Bibiliya ishobora kugufasha kwimakaza amahoro iwawe? Dore inama itanga n'ibitekerezo abantu batandukanye batanze bavuga uko yabafashije. Icyo tugusaba ni ukudukurikira kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu, kandi iki kiganiro kiragufasha gusuzuma neza no gutahura icyagufasha kubana amahoro n'uwo mwashakanye no kumukunda urukundo rudashira. Turagushimiye kuba wakomeje kubana natwe. Mu gice gikurikira iki tuzabagezaho iki kiganiro gikurikiraho. Komeza ubane natwe.